turabasuhuje abakurikiye mwese Imana tunyuze kuri uyu murongo witwa Buri Munsi wo kuri YouTube ngo duhure n'Imana tuganire n'Imana ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure natweza araduhamagaye tujye kumwamamaza kuri wa gatatu w'icyumweru cya karindwi gisanzwe tariki 23 Gashyantare 2022 ngo duhimbaza mutagatifu Polikarupe umwepiskopi wa Simirine wahowe Imana. Isomo rya mbere tujye kuzirikana turarisanga mu nkuru ya mutagatifu Yakobo umutwe wa 4 umurongo wa 13 kugeza kwa 17. Bavandimwe, muravuga muti uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mujyi uyu n'uyu, tuzahamare umwaka ducuruza kandi turonke inyungu. Nyamara mutazi ko ejo muzamera, kuko muri nk'ibihu bigaragara mu kanya gato hanyuma bikayoyoka. Aho mwagize muti niba Nyagasani bishatse tuzabaho kandi dukore ibi na biriya, ahubwo murirata muteganya ibintu bikomeye mutazageraho. Bene ubwo bwirasi ni bubi. Bityo rero umuntu ushobora gukora icyiza ariko ntagikore abacumuye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 49. Hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Nimwumve ibyo ngiye kuvuga mu miryango mwese, nimutege amatwi mwumve neza abatuye isi mwese, rubanda rugufi namwe abakomeye, abakire namwe abakene, mbese mwese uko mungana. Ni kuki nagira ubwoba mu minsi mibi, ngatinya ubugome bw'inyagenge zinkikije, cyangwa abantu biringira ubukungu bwabo maze bakiratana ko batunze byinshi? Nta muntu umwe wabitanga ngo bimucungure cyangwa abihe Imana bimubere ingwate. N'uwatangiye bingana bite ngo gura ubugingo, namenye ko amaherezo buzazima burundu. None se hari uwabaho ubuziraherezo akagumaho adateze kujya mwumva? Mbese ntimuhora mubona ko urupfu rutwara abanyabwenge kimwe n'uko ruhitana umusazi n'umupfayongo? Hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko umutwe wa 9 umurongo 38 kugeza kwa 40. Muri icyo gihe Yohani umwe muri ba 12 abwira Yesu ati, Mwigisha, twabonye umuntu wirukana roho mbi mu izina ryawe kandi atadukurikira, turabimubuza kuko atadukurikira. Yesu ati, mwibimubuza kuko nta muntu ushobora gukora igitangaza mu izina ryanjye maze ngo ahindukire amvuge nabi. Utaturwanya wese ari kumwe natwe. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Utaturwanya wese ari kumwe natwe. Bana b'Imana, nidukomere kuri Kristo, tumukurikire, tumukurikize, tumukorere n'amagara yacu yose. Amen. Ntako bisa kwegukira Kristo ngo tumukorere wese. Bakristo bavandimwe, amasomo y'uyu munsi araryoshye cyane, aho tujye gutondagura inshinga nziza cyane yitwa kwibwiriza. Umuntu akesha utibwiriza aba yirengagiza kwibwiriza. Ikigaragara muri rusange, abagore bakunze kuvuga ko aribo bibwiriza kurusha abagabo. Ubwo byumvikane abagabo wasanga aribo birengagiza cyane kurusha abagore. No mu Kinyarwanda habamo abana batatu. Umwana wa mbere n'ubwirwa kumva, umwana wa kabiri n'uwibwiriza, n'uwa gatatu ngo witwa tereriyo. Noneho umubyeyi utibereye kandi utibeshye, uruwuhe muri aba? Nivugeraga uruwuhe mubyeyi muri aba ngaba? Ese barakubwira ukumva cyangwa uritereriyo ntacyo witaho? Ariko se kuri mukuru umubyeyi wagiye wibwiriza? Ngo umunsi umwe umupadiri yagiye ku rugendo, yarajyanye n'imodoka ngo hari mu misozi ya kure, agiye mu butumwa bwa kure, nuko asa umufuratiro wari muri stage ngo bajyana muherekeze muri izo nzira zigoye. Ngo nuko bageze mu nzira imodoka irahagarara, padiri abwira umufuratiro ati, dore kiriya giti kiri mu nzira. Faratiro aramusubiza ati, nanjye nakibonye. Nuko padiri amara akanya ngo arebe ko faratiri yakwibwiriza abe yajya kugikura mu nzira, nyine babona uburyo bakomeza urugendo. Padiri ahita arasohoka ajya gusunika icyo giti akivana mu nzira, nuko bakomeza urugendo. Sijya wahera. Niko mugabo we, abashyitsi baza mu rugo iwawe uko wari uzi ko inkoko zaraye muri salo, nirinze kuvuga byinshi uko zabigenje. Nuko abashyitsi baza bagashaka kwicara bakabura aho bicara, nuko ukabwira uti, ntegereje umugore wagiye ku rugendo uza gukora isuku. Aho nawe wasanga babwira abashyitsi uti, nanjye nabibonye. Ibaze nawe ubuse twabwita uburangare cyangwa byitwa kwiyemera no kwirengagiza. Ese mubyeyi, muri abana b'Abanyarwanda twavuze batatu, uruwuhe muri bo? Umuntu utibwiriza, ukora gusa ibyo bamutegetse. Bene ababaho muri aya masomo turabonamo ko harimo abirengagiza, babandi batibwiriza n'abandi bibwiriza
bagakora icyiza Imana ishaka, kaba nubwo ntawe bategetse. Mu isomo rya mbere ko mutagatifu aranenga abiyemezi bapanga gahunda zabo zose ariko bakibagirwa iz'Imana n'iz'abandi. Abo ni banyamwigendaho, bireba, bikunda, bibona, birata, ntibabona abandi, ntibabone n'Imana, nguko kwirengagiza. Ubwo Yakobo mutagatifu yagize ati, bityo rero umuntu ushobora gukora icyiza ntagikore aba acumuye. Amen. Nguko kwirengagiza. Mu ivanjiri y'uyu munsi twumvise abakoze ibyiza ariko nubwo batabona Imana bari gukorera, ariko erezuma kubw'amahirwe Imana irabaruzi, Yezu arabaruzi. Niba Yezu anduzi birampagije. Ibi rero ko Yezu anduzi biragaragazwa n'ijambo Yezu asubije Yohani waruje kureba Yezu nk'ushaka kurega, bigaragara nk'aho yagize ishyari ubwo yagize ati, mwigisha, twabonye umuntu wirukana roho mbi mu izina ryawe, turabimubuza kuko atadukurikira. Mbega gufuha, mbega kwireba, kumva ko ari njye gusa Imana ibwira ngo Imana yatoye, kumva ko ari njye mu Kristo gusa, kumva ko ari njye uri mu nzira nziza, ni njye ufite ukuri. Uko no kwirengagiza ababyeyi. Ubu ni nkirengagiza ibitekerezo by'abandi nkabica amazi, kandi mu Kinyarwanda bavuga bati, na nyina wundi abyara umuhungu. None se guki numva undi nta gitekerezo yatanga? Umva byose ari njye bigaruka, ari njye santere. Umva ari njye uzajya ufata imyanzuro nyine nk'umuyobozi, bitwaje imyanzuro mu mifuka, undi yanibeshya agatanga igitekerezo muri kwa kwiyerurutsa, kikazatangwa mu ngarani kera nyuma y'inama. Aha ba Yohani nabo ntibari kure y'ibi ngibi yo kwikunda, yewe ndetse kimwe n'abandi benshi twaba twirengagiza, tukirengagiza abandi mu iterambere ry'ivanjiri ya Kristo. Yezu aradusubiza natwe uyu munsi ati, mwibimubuza kuko nta muntu ushobora gukora igitangaza mu izina ryanjye maze ngo ahindukire amvuge nabi. Amen, amen. Urakoze Yezu kuduhumuriza. Rero kuba uri kumwe na Yezu, kuba umukurikiye, abandi baba babizi cyangwa batabizi, biragusaba gukora cyane, yewe ukanibwiriza, ukibwiriza icyiza ariko, kuko buri wese nyine agira uruhare mu mukiro we ndetse no mu mukiro w'abandi. Rero iyo ushatse kwireba wenyine, birangira nyine uhindutse nzisabira, kandi nta mukristo wo kuba nzisabira, ahubwo abadusabe, dusabira abandi, twegera abandi, dufasha abandi. Aha, iyo watangiye kuba nzisabira, uba watangiye kugwa muri cya cyaha cyo kwirengagiza, bikaza kurangira ubaye wa mwana wa gatatu. Terera iyo babyeyi. Aha, muri gatigisima cyiza ya Gatulika twigamo ko habaho uburyo bune bwo gucumura, 4 façons de pécher, uko tudahema kubyibukanya muri buri gitambo cya misa. Péché en pensée, en parole, en acte et par omission. Gucumura mu bitekerezo, mu magambo, mu bikorwa no mu kwirengagiza ibyo twirengagije gukora. Aha, abantu benshi aha hanyuma tujya dutsindwa cyane, kuko hari ubwo nibwira ko nakoze neza nananiwe, ariko wasanga hari ibindi byinshi nirengagije, nagiye ntambukaho nkabihungabanya bimwe na bimwe, abo twahuye simbere kinyinya, simbere nirihumye. Ibyo byose rero nuko tujya tubyirengagiza. Kwa kwirengagiza uko nako no kwirengagiza. Kandi akubwiza ukuri, uburyo bwa kane tubugwamo kenshi ku buryo butandukanye. Péché par omission. Ngo umunsi umwe, ubwo ni hirya kure cyane muri Afurika, umugabo w'umukire cyane, yari umuherwe pe, ngo yitwaga Simbikangwa, ngo yari afite iduka rikomeye cyane. Nuko ngo umunsi umwe bishoboka ko yari yashyizemo udukoni ngo two gushariza bateri, navugaga kwirirwa winywera 5 ukaza kurara wandika 8, nuko yigira mu rugo kwiryamira. Noneho ku manywa aryamye yumva ku rugi bari gukomanga ngo po. Maze rero abakire bakagira ikintu bita rideau du jour, cyangwa bya birahure amafime, uri imbere aba ari kubona uri inyuma. Nuko Simbikangwa arebera muri rideau du jour wa undi uri gukomanga, abonye agakecuru kameze nk'agashonje kari gukomanga ku rugi we. Nuko asubizaho rideau du jour ati, buriya kagiye kuburara none kaje kuntakira ngo ngahe ibiryo, nanjye ntacyo ngaho kuko ntari ikigo gitabara imbabare n'impunzi, nikagende. Nuko wa mukecuru wumvise ntaho mwikirije asubirayo ari kugenda arira. Ubwo Simbikangwa wamureberaga imbere amubona ari kurenga yigendeye, umutima wumva umukecuru nyine amuhaye amahoro kuko yigendeye. Nuko Simbikangwa yisubira kwiryamira. Kamwanya yumva nanone bari gukomanga ku rugi, none bari kuruhondagura cyane. Nabwo arebeye muri bya birahure bye abona agasaza k'agakene, akeka ko gashobora kuba kaje kumwiba. Noneho wa musaza atangira avuza induru cyane. Simbikangwa nabwo ntiyamwitaho, bigezeho umusaza n'imbaraga nyinshi aca mu idirishya. Simbikangwa ubwo yaramurebaga, nuko atangira kwifora ngo afashe igisambo, noneho ngo agiye gukica, ahita kirangiza. Ubwo afata ikibano ngo bihuriremo, mu gihe agiye kubangura cya kibano ngo bihwaniremo. Wa musaza arataka cyane amubwira ati,
kabaye ku iduka ryawe hari gushya, ubanza umwana wawe wasize mu iduka yakubaganyije amasinga y'umuriro, none hari gushya. Wa mukecuru waje mbere yanjye yasanze ibintu bimwe na bimwe byatangiye gushya, aza kukubwira kugira ngo uzane urufunguzo ufungure ubizimye. Arakomanga ntibamwikiriza, yagarutse arambwira ngo mutabare kuko nyine umwana wari gutaka cyane nk'uwapfuye. None nibwiraga ko utarimo hano, nanije gushaka urufunguzo ku ngufu ngo nkingurire umwana ubundi ndebe ko akiri muzima, kuko ibintu bye byarimo nasize biri gushya. Nuko simbikangwa ahita agenda yiruka hamwe n'abo musaza, basanga ko ibintu yari afite ibicuruzwa byahiye, ndetse basanga n'umwana hari ingingo zimwe na zimwe zatangiye gushya, ariko bahita bamukuramo n'ibikomere byinshi bajya kumuvuza. Simbikangwa mbega wowe. Uko niko bashobora kukumvisha inkoni akaba ari bwo ujya wakumva. Rero bakristo bavandimwe, uko niko kenshi tujya twirengagiza Yezu uje kutuburira ko inzu zacu ziri gushya. Navugaga imitima yacu ko ibyaha bigiye kwitwika, bya byaha dusigamo imbere. Ariko Yezu kubera ko aza mu ishusho ry'abakene, umunyantege nke, umuntu ubabaye, twe tukagira ngo ni umusabirizi uje kudusaba. Nyamara mubyeyi, ugeze urikana ko burya wa muntu ugirira neza, nubwo atabona icyo akwishyura nyuma yaho akwitura, ariko burya afite ukuntu agusabira imigisha, bityo ibyaha bikaramba aho wakuye Imana igahasubiza, ndetse wowe utabizi. Niba Yezu akuruzi biraguhagije. Ndetse wa muntu wagiriye neza wa mukene yatambuka ahantu bari kukugambanira, bari kukuvuga nabi, akaba yagukemera kuko nyine wamugiriye neza. Uyu musaza ndetse n'umukecuru wasanga uyu simbikangwa yari yarabagiriye neza rimwe, bakumva koko ibye byahora mu mutekano. Rya jambo rya Yezu ati utaturwanya aba ari kumwe natwe. Ese ngewe ni kangahe njya mbasimbikangwa, nkanga kwakira abandi, nkanga gufasha abandi, nkanga kugaburira abashonji, nkanga kumva ijwi ry'abandi igihe turi kuganira, igihe bampa igitekerezo mu nama, nkanga kubumva ngo simbikangwa, nkanga gufasha abankeneyeho ubufasha, nkabirengagiza kandi mfite, nyamara bose nkabirukana kandi bari baje kugira neza, nkajya mbarebera muri rido di jour, nkabaca amazi. Kandi byaba niko simbikanga we ufasha ubuhiri, niko simbikanga we ufasha ubuhiri ngo uhwanye uwo mukene, kandi yaraje kukugira neza gukuburira. Erega gukena ntabwo ari ukubura ibintu bya hano ku isi gusa, burya no gukena mu mutwe nibwo bukene bubi bubaho pe. Ese simbikanga we wumvise interuro ya Zaburi y'uyu munsi bati hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Amen. He no kuzongera kwirengagiza uducogocogo le detail tw'ubuzima, ngo uyu nguyu simwitaho, uyu nguyu simwitaba. Hari n'abantu batitaba ngo nimero batazi, wasanga umunsi umwe iyo nimero wanze kwitaba ngo kubera ko utayizi, wasanga ari Yezu uguhamagaye. Ako gasuzuguro simbikanga we. Ni ngombwa rero mu tuntu twose tw'ubuzima le detail gushakamo ukuboko kw'Imana, ijwi ry'Imana, tukumva icyo mugenzi wacu yadusabye kandi tukamufasha. Rya jwi ry'Imana rivugira abanyantege nke, abasaza, abakecuru, abaciye bugufi. Uyu munsi kandi ni mahire mu gutondagura iyi nshinga yo kwibwiriza, tukibwiriza ibinyura Imana. Kiriziya umubyeyi wacu yadutegura urugero rw'umusaza, umusaza usaziye mu mico myiza, utameze nka simbikangwa, umusaziye mu ngeso zo kwirengagiza abasaza. Uyu ni mutagatifu Polikarupe, umwepiskopi wa Simirine wahowe Imana, akibwiriza kutihakana Kristo, gukomera kuri Kristo mpaka. Polikarupe mu kigereki ni izina risobanura beaucoup de fruits, imbuto nyinshi. Polikarupe akaba yari umwigishwa wa hafi wa Yohana intumwa, twumvise none muri Ivanjili ya none ubaza Yezu cya kibazo. Polikarupe ubwo hari ku ngoma y'umwami Marc Aurel mu 167, ni ku ikubitiro intangiriro ya Kiliziya. Mu gihe cy'itotezwa ry'abakristo, umucamanza yabwiye Polikarupe ngo yihakane Kristo ubundi bamurekure abeho ntibamwice. Nuko Polikarupe asubiza mu nteruro nziza cyane umukristo wese yakagombye kujya azirikanaho igihe ageze mu kaga, igihe ageze imbere y'ibintu bimutoteza byinshi, ati ngewe Polikarupe nihakana Kristo nta soni. Niko maze imyaka 86 yose nkorera Kristo umwami wanjye, nta kibi yigeze nkorera, none ngo mwihakane murasetsa. Uzabaze ni gute natuka, naharabika, nakwihakana umwami wanjye n'umukiza wanjye? Ibaze nanjye nibaze. Polikarupe mutagatifu urakoze kandi udusabire Yezu umwana w'Imana. Nyuma nanjye kumva ingero nziza z'abibwirije gukora ibikorwa byiza
byogeza ivanjiri bakirinda kukwirengagiza wowe Yezu, ndetse n'abandi benshi baza mu ishusho yawe, abakene, abanyantege nke, abatishoboye, abashonji, abarwayi, abasaza n'abakecuru, abakeneye ubufasha bwanjye. Nanjye niyemeje guhora nibwiriza, noneho yibwiriza ngakora ibyiza ushaka Yezu mwiza, bityo ngafasha n'abandi ntawe ubimpaye mu itegeko, ahubwo ngakumvira Yezu n'umutima nama wanjye, ngarushaho kugukunda no kugukurikira. Umbe hafi buri munsi Yezu mwiza. Amen. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Mbaye mbasijya ko karirimbo Yezu mpa kwigana, yaririmbwe na korali Mwamikazi Fatima ya Diyosezi ya Ruhengeri. Iyo ndirimbo idufashe nka Polycarpe gutiyakana Kristu buri munsi tumukomereho. Amen. Yezu mpa kwigana. Yesu wako kwigana, nami Yesu murugushaka kwawe. Dore igihe maze gukorera, ntacyo nigeze mbura.